Kuki Aposo Mignone, Aposo Gitwaza, Masasu, Julienne n'abandi batandukanye bakunze kwibasirwa cyane n'itangazamakuru? Nibyo bintu tugiye kuganiraho uyu munsi, niyo topic tugiye kuganira n'umusangwa turi kumwe uyu munsi, bamwita John Ndabarasa. Ngwaye ikaze papa. Namahoro, umeze neza? Misi myinshi. Ndabibona kabisa umuco wawugarutsemo. Umuco ubu hari kandi no kubanga Imana y'u Rwanda ihorane nawe. Umuco kugira ngo abantu badukurikiye mugende kuri channel Ndabarasa John. Ndabarasa TV. Ndabarasa TV. Niko channel yitwa? Ndabarasa TV official. Ugende ukore subscribe. Dukeneye abantu byibuze 1000 turagikeneye mu minsi 2-3. Subscribe ewana vuba kabisa. Nushaka ukoresha account yawe yose ufite ya YouTube ya email, ugende ukore subscribe, dushyigikire Ndabarasa. Afite ibiganiro byiza yazanye by'umuco. Kare nahoze ndeba kitwa ngo Ndabarasa wande. Ndabarasa Kazenga Kandabarasa. Noneho ukuntu byanikoze kubera ko ari naho nkomoka, niho nahereye ndangije navuga sibundi reka nkomereze. Uri gutaha uzisangamo nawe. Urasanga waribona. Keka winjiye muri babita gute hajya? Nta muryango utagusha ku nta bwoko butagusha ku mwanga. Twe tuba kuri ba Musinga. Abasinga ni bomba se muri abantu kurura tukagwa mu Basinga. Bomba se kwa Musinga. Hanyuma nkaba umwishywa w'abashambo. Abashambo ubwoko bwose bwiza. Abashambo barabazi cyane. So rero tubahaye ikaze, ni Urugero TV and Radio Official. Ikiganiro ni The Gospel Hub. Ni ikiganiro musanzwe mumenyereye, twatangiye kujya dukoramo ibiganiro bitandukanye, tuba dufite abatumirwa, amatopic atandukanye. Uyu munsi Ndabarasa tugiye kuganira ku kintu kubera iki abantu bakomakomeye, abakozi b'Imana bamaze kubaka ibikorwa byabo bahamagawe n'Imana, bakunda kwibasirwa n'itangazamakuru, bakibasirwa n'abantu batandukanye, ndetse rimwe na rimwe ugasanga harimo n'ibinyoma byinshi cyane. Bamwe bakitwa ngo bagiye bagikuzimu, ngo batanze ibitambo. Tujye kuganira kuri icyo kintu. Biriya bintu barabeshya. Biriya bintu byo kuvuga ngo buriya Arno urakoze cyane kuba ni ikiganiro cyiza, ni na topic nziza. Buriya ukuntu nabibonye, iyo umuntu arimo gutera imbere afite ibikorwa, arimo kugenda ageraho, arimo kubaka amashuri, arimo gufasha imfubyi, arimo gukora mbese ibintu bifatika. Buriya uzanabirebe kenshi, iyo umuntu nta kintu arageraho abantu baratuza. Iyo umuntu arimo gutera imbere, buriya cyane iyo umuntu nta kintu arageraho, abantu nta kintu bavuga. Ariko iyo umuntu amaze kugenda atera imbere, hari ibintu amaze kugeraho, nari maze kubivuga, amaze kubaka nk'amashuri, amaze gufasha abana ugasanga mu rusengero, tuvuge kuko wavuze ku bashumba, ugasanga mu rusengero afitemo nk'abana nk'ijana yishyurira minerivare. Ni ukuvuga ngo ya miryango igenda ivuga ibyiza abana babo bakorerwa. Yego. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo uzavuga umuntu udafite ikintu, ntabwo uzavuga umuntu udafite ikintu yagiye amaze kugeraho. Nk'aba ngaba iyo maze kuvuga ba Aposo Mignone, Aposo Gitwaza, ni ukuvuga ngo ni abantu bamaze kubaka amazina. Ni ukuvuga ngo hari igihe avugwa ibyiza cyangwa se akavugwa n'ibintu bibi, kuko twagiye tubibona. Ugasanga umuntu bamwikoreje ibiseke ngo nge ndashaka, ngo ntabwo nshaka ibyuzuye, ntabwo nshaka ibice, ndashaka ibyuzuye. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu baravuze ngo arajya mu kuzimu, ariko buriya Arno ugize ngo kuzimu haba hahari gutyo umuntu ahajya, ugize ngo abantu bose ubuse ugiye ngo hari umuntu udashaka amafaranga. Umuntu udashaka amafaranga yatwandikira aze muri comment akavuga ati nanjye nta mafaranga nshaka koko. Ntago bibaho, nta nubwo uwo muntu twamubona. Ni ukuvuga ngo umunsi ku wundi umuntu yarimo gutera imbere, arimo gushaka iterambere, kenshi na kenshi aravuga. Ubu ngubu ejo bitazagutangaza bamaze kubona Arno
ukazajya hari ibintu byinshi birenze nubwo bihari, ariko hari aho bigera abantu barimo batongeye kuvuga ngo kanaka gikuzimu, kandi wivira gusenga ukaza mu rugo ukakora gahunda zawe. Rero ikigaragara bariya abashumba baba bamaze kugera ku bintu bifatika. Reka duhere kuri Apostle Paul Gitwaza. Na kare nahoze mbona hari cano imwe nabonye hari umuntu ukomeza kuvuga ngo Apostle Gitwaza kuzimu ibintu byinshi cyane, ariko abantu tugendera no mu bigare, sibyo? Ugasanga umuntu afite ibyo atekereza yumvise akabifata nk'inkuru mpamo, sibyo? Reka duhere kuri Apostle Gitwaza. Uyu munsi duhere ku bikorwa bye. Ni ibihe bikorwa uzi bifatika amaze gukora by'iterambere ku buryo uyu munsi bavuga ngo abanzi baramuhagurukiye kumurwanya? Yonyine buriya n'abakristo afite. Buriya umubare w'abakristo abayoboke. Buriya reka nkubwire, ni ukuvuga ngo ntago abantu bapfa kuza. Ntago wavuza ingoma gutya gusa idafite amagambo, idafite ijambo abantu bakurikira. Ntago ushobora gufata abantu 1000 ngo ubahagarare imbere nta kintu ufite cyo kubabwira, ntago bagaruka. Ariko iyo ejo bagarutse, ejo bundi bakongera bakagaruka, ejo bundi bakiyongera, ejo bundi buri munsi bagakizwa bakiyongera, ni ukuvuga ngo hari ikintu baba babonye. Abantu ubwabo buriya umuntu yaravuze ngo nushaka gukira uzagira abantu ba bantu ariko beza. Ntago mvuga abantu rimwe na rimwe muri iyi minsi turimo mugendana arimo kukubara intambwe ya kabiri, azi ko gutegereje ko hari aho uzaga akaguseka. Rero iyo ugiye kwitegereza usanga afite ivuriro, afite ivuriro, kandi wajya kwitegereza ugasanga harimo abantu baba baratangiranye nawe bageze kuri uyu munsi afite ikidanango. Sinzi ikidanango ni hari za Bibiliya zingana gutya nini, ugasanga Bibiliya yarashaje urayitwara. Wabona umuntu mwatangiranye arimo kugenda yitwaye ari mu modoka nziza, ukitangira kwitama ukavuga ngo uriya muntu ngo ngewe ngo nabango namutanze gukizwa, namutanze urusengero, namutanze gukizwa, ariko se byakumariye iki? Ni ukuvuga ngo ubwo iryo si ivuriro. Hari ivuriro, hari ishuri, hari amashuri, hakaba radiyo, hakaba televiziyo, hakaba na banki. Ubu bafite na banki yitwa ngo ni Kira. Urumva? None se ubwo uwo muntu ngewe ndashaka kumenya aho bituruka kugira ngo umuntu arwanywe bigeze aho ngaho. Abamurwanya ni bande? Hari akantu ukomojeho ari nako nagira ngo twinjiremo. Akenshi abantu barwanya abantu bakozi b'Imana ni umuntu uvuye ahantu gutyo gusa, cyangwa niba ari abantu baba baratangiranye barakoranye, ahubwo ntibahagarare mu muhamagaro wabo neza. Hanyuma hakazamo ishyari. None ishyari ryaza ukavuga uturiya muntu rero ntago nshoboye kugira gute guhangana nawe, ahubwo reka agire gutereka mu sebye. Urumva? No kuvuga ngo abantu benshi impamvu usanga no muhamagaro wabo batawagararamo neza ni kwa kundi ujarajara. Hari umukozi w'Imana yitwa Rasu, yitabye n'Imana, yaravuze ngo Imana iraguhamagara, ariko Imana iraguhamagara ukaza, yarangiza ngo igutume, ikaguhamagara ngo Aruno ngwino, ukaza, yarangiza ikagutuma ukagenda. Ariko ubu ngubu ikakubwira iti genda ahangaha ubwirize ubutumwa, Imana mbese uzahagarana nawe. Ariko ubu ngubu abantu arangije aravuga ngo abantu basigaye bajya mu butumwa Imana itabatumye. Imana iraguhamagara, yamara kuguhamagara ikanagutuma. Urumva ko harimo ibikorwa bibiri: ndaguhamagaye ngwino, hanyuma ikanaguha ubutumwa, ndaguhamagaye ngwino. Ariko se niba nguhamagaye ngo ngwino ukangeraho, ikintu nagutumye nigeze nkikubwira? Ahubwo niba ndi bugutume wenda isukari kuri botike ni urugero, nkaguhamagara nti ngwino, noneho wowe ugiye ntaragutuma, nugera kuri botike uzababwira ko nagutumye iki?
nta kikubwiye. Nawe rero aravuga ngo abantu basigaye bagenda badafite ubutumwa bakajyana ubwabo, niko nabyo ni nuko nguko rero batatumwe. Noneho rero ikigaragara nka bariya bashumba baba bavugwa n'abantu batangiranye umurimo, ariko yakumva hano hari icyumba gishyushye akabagiyeyo bakamuhanurira bati nyamara buriya ririya torero ni wowe riri ku mutwe, ni wowe uzarishumba, kandi byahehe ntabyo. Ugasanga rero umuntu arazamutse ateye intambwe, arakuza ageze ahandi hejuru, urumva ageze aho ashinga ibyo bintu byose. Ibyo bintu washinga televiziyo, radiyo, amashuri, ivuriro, ibanke, urumva ibyo ngibyo ntabwo ari umuntu wese wapfa kubigeraho no kubigeraho, urumva. Rero numara kugera kuri ibyo ngibyo, niyo mpamvu uzasanga barimo gusebya umukozi w'Imana, bakavuga bati uriya muntu ajya mu kuzimu, kandi mu by'ukuri atari nabyo, urumva. Ariko ikintu cyo kujya ikuzimu cyo, umuntu wese ugeze ahantu heza yitwa ko agiye ikuzimu, niko abana b'abantu tumeze. Duhita dushaka inzira yo kwitwa ko umuntu agiye ikuzimu. Ese ntuzi amatorero ntuzi abemeramana bavuga bajya barebaga ariya mazu ya Nyarutarama na Gacuriro, ngo buriya ngo bariya baravunikira ubusa, ngo ariya mazu nta yacu, ngo niryo juru ryacu. Urumva icyo rero kinera kwibaza. Tuvuye kuri Apostle Gitwaza, tuvuze ibikorwa bye, tuvuze n'ikishobora gutuma abantu bamusebya. Isebanya ry'abakozi b'Imana n'ibyo turi kuganira ku badukurikiye rituruka he, riterwa n'iki? Mu by'ukuri hari ibishobora kuvugwa, twese turi abantu, umuntu yakosa, sibyo? Ndabarasa ashobora kumemukira nkamwirukana, ariko amakuru Ndabarasa azatwara ntabwo dukwiye kwemera ko 100% ariyo. Ushobora gusanga Ndabarasa ariyo wakosheje, ariko akenshi uzasanga urugero nko muri Zion hasohotse inkuru ivuga ngo Ndabarasa yirukanwe muri Zion. Noneho abantu wenda Ndabarasa ugisohoka avuga ati ngewe nziza Apostle Gitwaza, kubera ko nge narwanaga no gushaka kumenya ibi, we ntago yashaka, kandi nta hantu muhurira. Ukumva umuntu yirukanwe, ariko ahantu nta nubwo nakuzi, sibyo? We ukumva gusa barakubwiye ngo yirukanwe, we agahita agenda akakwereka akiha urundi rwego rw'ahantu yahuriye na Gitwaza, uko byagenze, bikaba ibintu bikururutse cyane. Ariko ubundi mu rusengero umuntu yakagombye kugira aho ajya guhangana n'umuyobozi. Kenshi twebwe winjira mu rusengero uvuga ngo ngiye guterana, sibyo? Ngiye mu materaniro, ngiye ku mukristo, ugakora ibikureba, ukirinda kwinjira mu bindi bitakureba. Ariko tunagaruke kuri icyo kintu wari uvuze neza. Icyambere kuzimu, ninde wagiye ngo atubwire ukuntu hameze? Harahari ku buryo ushobora gushinja umuntu ngo ajye kuzimu. Hari imvugo nyinshi mbi Ndabara zikoreshwa ku bakozi b'Imana. Twarimo turavuga kuri Gitwaza, ubwo ntituragera kuri Apostle Mignone. Nawe ugasanga abantu birirwa bavuga abagabo, nyamara ibyiza bihari nabo biyagiriye neza ntibabura ngo baze batangwa, sibyo? Wowe ku giti cyawe nk'umuntu ukurikirana buke ujya mu materaniro, usenyera muri Zion, kwa Mignone wigeze kuhateraniraho, n'ahandi no kwa Masasu, wenda simbisho ko aragiye ugikora kuri radio kera, hatandukanye. Aba bagabo n'aba babyeyi, areka mvuga aba babyeyi muri make ko kubona baba bari kuzirya. Uravuga aba bakozi b'Imana turimo tuganira, buriya nko kwa Masasu muri restoration hariya wa Apostle Masasu, barabivuze nkiri mu itangazamakuru, usibye ko n'ibi bintu tuba n'aka kazi nako ni nk'itangazamakuru. Twigeze kujya ahantu muri 2008, hagati ya 2008 gutyo na 7 ni hafi aho ngaho muri iyo myaka. Twigeze kujya, hari ahantu bigeze kutujyana, bari bagiye gusana amazu y'abacitse ku icumu, y'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Turagenda tuyobowe n'umuntu wari ushinzwe media ya hariya kwa Masasu, yitwaga Theophile. Ni ukuvuga ngo Theophile Ndizihiwe. Turagenda arabitwereka, kuko burya umuntu
ntabwo ahita azamuka, ariko iyo amaze kuzamuka hari ibintu byiza aba yaragiye akora. Hahuriye nko kwa Masasu ukabona ukavuga uti aba bantu ko bagiye bazamuka bagenda ku munsi n'umunsi bakura bagira gute, ibikorwa byiza burya abantu baba barakoze, ugasanga bubakiye abatishoboye, ugasanga urebye abana muri urwo rusengero batishoboye urabishyuriye. None se wowe niba mu rusengero nta kintu wigeze ukora, abana bahasengera ubona batishoboye bava mu mashuri kandi ababyeyi babo bagakomeza bagateranira aho ngaho, harya ubwo urashaka ko bazakuvuga iki? None se buriya nibyo narimo ndakubwira, nabanje kwibaza ikibitera. Wabivuze neza ngo akenshi impamvu nyamukuru ibitera ituruka ku bantu bakoranye. Ntabwo bari abantu basebya abakozi b'Imana, ari abantu bavuye ahantu hariho hose. Nk'ubu ntabwo nakwikura ahantu runaka ngo nze mpfe kuvuga Ndabarasa ntamuzi. Hari abantu buriya, hari abantu bitwa inkundarubyino. Inkundarubyino ni wa muntu ubyina n'ibintu atazi, akajya mu bantu babyina kandi atazi ibyo barimo kubyina. Urumva? Ni ukuvuga ngo abantu bavuga bari abakozi b'Imana niba ari abantu baba barazamukanye. Abantu bakunda gusebya niba abantu baba barabanye, abandi baba barabanye n'abakozi b'Imana bari abashumba twavugaga, noneho bo gutera imbere bikabananira, no guhagarara mu nshingano bikabananira, noneho bakamera nka kwa kundi abantu babyiruka ari abana bangahe, umwe akivanamo akagenda akajya kubikira, abandi bagakira bagatera imbere. Urumva? Bagatangira bakavuga ngo uriya ngo iwabo ngo bamugize igitambo. Urumva? Kugira ngo bakire. Urumva urwo rugero? Noneho rero naje no kuvuga ku kantu k'inkundarubyino. Noneho wa muntu wabanye n'umushumba akagenda akavuga amagambo akayakwirakwiza, noneho na ba bantu batazi ukuntu bazamutse, batazi ukuntu bahagaze mu nshingano bagahagarara mu muhamagaro, nabo bagafatanya na ba bandi za nkundarubyino zikagira gute, zikabyinana na ba bandi babanye. Rero buriya niyo mpamvu buriya batangira bakavuga ngo bari abantu ngo bagiye kuzimu. Ntawe uraduha ikimenyetso cyo nakubwiye ngo, ariko ubundi reka nakubwiye ngo isiganwa ryabaho. Isiganwa ryabaho, abantu barimo birukanka bajyayo bajya kuzana amafaranga, babyigana ahubwo imivundo abantu bakicwa n'akavuyo, kuko abantu benshi hari abantu se bakora n'ibyaha kubera bashaka amafaranga, bakwirukanka bajya kuyashaka. Rero aba ni bamwe mu bo dushatse kuvugaho, kuko nta n'umwe dusenga mu itorero ryiwe, njyewe reka nihere wenda nta n'umwe mbarizwaho mu rusengero rwe, ariko hari ibintu mbona rimwe na rimwe nkavuga hari n'ubumuntu bwaratakaye. Niba ushobora gutinyuka kuvuga umuntu ntumuzi, ukajya kuri YouTube cyangwa se mu binyamakuru, sibyo, ukandika ukifata rwose, ukandika umuntu ukamutatura ukamusebya, ugatanga inkuru, ugatumira umuntu wahawe amafaranga akaza. Ndibuka hari umuntu wigeze kwihana wasebeje Apostle Gitwaza kuri ya radiyo bafunze yitwa Amazing Grace. Uriya nyirayo nawe yari umwe mu bantu barwanyaga nawe y'amadini, sibyo? Uwo mugabo rero yaje guhabwa amafaranga arabikora, ariko nyuma aza kwicuza impamvu yabikoze. Ngira ngo twagiye tubona amavideo y'abantu batandukanye, mu by'ukuri baranabona abantu nkatwe, ariko hari ubundi ikindi kintu nawe kwita nka ni favor Imana ibashyiraho hagakundwa. Wese wakundwa nkabo wakundwa nkabo biragoye, aka kayi ntiwakundwa nkabo. Noneho twe tukagendera mu kigare. Ngewe nagiranye ikibazo na Ndabarasa, hise ngenda mbwira Aimable araje arimo arasebya Ndabarasa, nta nubwo azi story nyayo, ariko kubera ko ngewe nabwiye Aimable ibintu nkahimbira Ndabarasa, Aimable kuza gusebya Ndabarasa biraza kumworohera. Noneho Ndabarasa avuga ati uriya muntu nta nubwo muzi, biriya binavuga ninde wabimutumye, ninde wabimutumye. Nyamara uri kubikora ntago ari kugaragara, kubera ko we abantu barabizi ibyo bapfuye mu itorero bakoranaga, barabizi. Ubundi bitandukanye n'umuntu kugira ngo abantu bamenye ukuri kw'ibivugwa, ubundi uraceceka, ukuri kukaba ariko kuzagaragara. Umuntu umwe niwo yari umunyamakuru ukunda kuvuga ngo ukuri ngo ikinyoma kinyura muri ascenseur, sibyo?
kikihuta nyine kirihuta ko kinyura muri ascenseur noneho ngo ukuri kukanyura muri escalier urumva ikihuta mbere ni ikihe ni ikinyoma gica muri ascenseur noneho hakaza n'icyo kintu cyo kuba abantu batekereza ko ukuri ari ukwavuzwe n'umuntu ari ukwagiye mu itangazamakuru reka mbivuge gutyo ukuri ni ukwagiye mu itangazamakuru ariko hari abakozi b'Imana batazi no kujya kwisobanura hari abakozi b'Imana batazi kujya kwisobanura ngo wavuze ibi none se ubu ngubu umuntu wese uguteye ibure ugomba kurimusubiza oya ntabwo ugomba kurimusubiza rero nibyo narimo ndavuga abantu benshi dukunda kwakira amakuru kuri YouTube n'ahandi abantu bavuga ku bakozi b'Imana noneho wowe nta kuru ufite ukaza gusa kuko wabibwiwe na runaka dore ibintu bitatu bikunze kubaho iyo bari kuvuga bari abantu akenshi 90 cyangwa 80% bikunze kuba ari ibinyoma kuko nta muntu n'umwe ufite ukuri ngo azana abigaragaza sibyo iyo wita abantu abatinganyi abandi ukabita ku gikuzimu ninde wamubonye ajya kuzimu ibitambo ninde wabonye atamba ibyo bitambo ibindi bivuga ku bakozi b'Imana ngo kurya amafaranga y'abakristo nta muntu uraza ngo avuge ngo bandiye amafaranga sibyo nta manza turajya mu nkiko ngo twumve ko umuntu yariye amafaranga ahubwo hakaba ibintu byo gukoreshwa isi yararangiye umuntu agakoreshwa akifata akemera nyine akaba igikoresho akaryoherwa no kuvuga ngo ndi gusebya umukozi w'Imana runaka ariko reka twibuke ikintu kimwe biriya bintu y'abantu babikora ni izihe ngaruka zibabaho Bibiliya bitwereka itubwira umuntu wigeze gutuka umuhanuzi ingaruka zabayeho ibi bintu tujye tubikora ariko ntitumenye ibizakurikira abantu bakatubwira ngo hari imivumo ngo reka shango imivumo yese ariko habaho umuvumo buri umuntu wasinzwe uribuka Yonatani nako Dawidi kuri Sawuli uzi ko Sawuli niba ubyibuka Sawuli yaraje hafi neza na Dawidi Sawuli amaze igihe ahiga Dawidi ariko aza kwihisha hafi Dawidi amureba abantu bamubwira ati Imana iramukugabije ngaho murangize rero uzi Dawidi ikintu yavuze yaravuze ngo ntabwo nakozaho urutoki rwanjye ku muntu wasizwe n'Imana kweli icyo yarashatse kuvuga ni nko kuvuga ngo uwamusize icyo gikundiro uwamusize ayo mavuta ni nawe uzamurangiza njyewe ntacyo namukoraho abantu rimwe na rimwe twibwira ko aba bakozi b'Imana cyangwa se abahanzi bijya bitubaho twese ariko ntabwo byari bikwiriye ukifata ukaba wumva ko wasoza umuntu ngo warangiza umuntu igihe cye kitaragera ku cyo arangira ntabwo twebwe twamurangiza ntabwo bishoboka aha rero ndabivuga igihe kiragize ngo abantu tujye tubwizanya ukuri tureke kuba mu marangamutima y'uko njyewe kubera ko wenda nsengera kwa Ndabarasa ngomba kurwanya Aimable kuko Aimable asigaye afite abakristo benshi noneho Ndabarasa akankoresha kugira ngo ndwanye Aimable ibyo nabyo birahari mu insengero zimwe zigahangana rimwe na rimwe ugasanga niba ari Gitwaza ariko urwanga n'undi mupasiteri ufite itorero runaka entre parenthèses ese sibo baba barwanya n'ubundi ntabwo ari umuntu uturutse aho ngaho gutyo mwene abo ngabo babandi bakoranye wenda se babandi basenga Imana imwe bafite abakristo batandukanye kumva urashaka kwishimira gukura abakristo bagusanga ari benshi ariko umuntu ntanyurwe n'abafite ngo ukoreshe imbaraga ajye kuzana ahubwo na babandi bakeneye Imana aho kumva wanezezwa no kuzana abo kwa Ndabarasa kugira ngo Ndabarasa arangire bikamera nka bya bindi byo muri business boutique ebyiri zegeranye bacuruza ibintu bimwe buriya perezida yagize neza hari ikintu kimwe nge nemera narabivuze no mu biganiro byatambutse kugira aho ashira limite mu bintu byo gufungura insengero n'ibiki hari icyo bizagabanya n'izi beef z'amatorero abantu bahimbane bagashiraho ibihimbano byo guhimbira abantu byo kwishyura abantu bakajya ku ma YouTube n'ahandi gucreate inkuru zisebya abashumba reka twubaha abo Imana yasize twubaha abantu ko bavuga Imana yabo
niba igihe kizagera Imana izabirangiriza ntabwo twebwe twabarangiza sibyo cyane rwose ubu ntituzi se bamwe muri bo tuzi umunsi batagikora uwo murimo igihe cyabo nticyarangiye ntabwo nabavuga ariko urabazi hari abantu ntiyari ababishopu se bigeze kwamamara cyane rwose benshi ntabwo twajya kubarondora ariko barahari bagirana amashyari buriya hari wigeze wenda nta gacemo hari wigeze kumbwira ngo ariko ngo uriya mupasiteri ngo wamwirukanye ngo ko abwiriza nabi ngo kazabasebereza radiyo akubwira ngo umwirukane mu byigisho yajyaga aza kubwiriza kuri radiyo ngo mwamwirukanye ngo ko radiyo yanyu ngo azajya ayisebya ndaje ndamubaza se kubera iki ngo yanga urumva ngo abwiriza asakuza ngo kandi ngo n'ibibwirizwa bye ngo babumva ngo bidafata ku mitima kandi ari umupasiteri ndaje ndamubaza none se n'ibibwirizwa bifata ku mitima y'abantu nibi kandi uwo nguwo nawe yarazaga kubera ko yari afite umuntu bakurikirana akaza mbere agakurikirana akicara urabona wowe urabizi akicara hafi y'ahantu abwiriza yumva noneho yasohoka ibyo yabwirizaga nawe akaza akabibwiriza byageze aho ngaho mfata icyemezo ndamubwira nti ndamwimura mushyira ku wundi arimuka ajya ku wundi munsi urumva rero n'ibyo bintu by'amashyari nuko kuko bitangira ubwo urumva nk'abo ngabo urumva ko hari hajemo ibintu byo gusebanya no kwirukanisha undi ikijyanye no gusebanya cyo ikizabura abasohoka bava mu rusengero rumwe bajya mu rundi iyo yarasanzwe ari mu buyobozi iyo ari umukristo wa nyawe aricecekera akagenda iyo ari wa wundi nawe ufitemo kuvangirwa n'amarangamutima menshi arasohoka bimwe avuga ugasanga ni ukuri wenda imikoranire hari iby'agaya ndabyemera ibyo nta muntu umwera 100% ariko hakaba n'ibindi ahimba akabiha abantu bakajya kubivuga yabishyuye bakaza ku ma YouTube nk'uko duhari gutya bakavuga ariko njyewe sinemera ko ariko byakakwiye kugenda turaza gusoza twibaza ngo byakaguye gukorwa gute kugira ngo abapasiteri cyangwa se abashumba bemerane ku buryo batakoresha abandi bantu mu gusebanya no kugirana amashyari kubera ko umuntu amurusha abantu kubera ko umuntu yateye imbere asiga afite imodoka itangazamakuru rimwe ramukoraho inkuru nziza undi agahita avuga ati ibi ntabwo nabyihanganira ngomba kumushakaho inkuru mbi kandi ndishyura hari abanyamakuru tuzi bajyaga bishyurwa mu bihe byo hambere mu gihe cyari intambara y'abadeperi urabyibuka intambara y'abayobozi ba deperi bamwe baravuyeho hariho n'abandi ingoma zirangoma ari ingoma ebyiri zigeze guhangana imwe yaravuyeho indi iriho hanyuma abanyamakuru bamwe bakajya nta nubwo navuga ko ari umwuga ntabwo ari ikintu cyiza ntabwo ari ubunyamwuga ntabwo ari ikintu cyiza ntabwo tuvuze amazina ariko barizi ugafata amafaranga ugakora inkuru ariko ugakora inkuru yuzuyemo amarangamutima kugira ngo unezeze uwaguhaye amafaranga ariko mu by'ukuri ibi bintu byagiye bibaho n'uyu munsi bamwe baracyabikora sibyo ndabara baracyabikora binyuze ku ma YouTube niyo mpamvu navuze hariyo nabo hari ikiganiro nabonye mu minsi yashize kigaruka cyane kuri Apostle Gitwaza ariko nibaza ni byambyo bitumye tuganira uyu munsi kandi iyi topic tuzayikomeza birageze ko abantu tuvugisha ukuri tukanenga tudaciye ku ruhande amarangamutima yo guhora tujya mu bintu bya fanatisme y'insengero abantu nimureke twubahe buri wese uko yahamagawe cyane uko yahamagawe niba uyu munsi ugenda Kimihurura kwa Apostle Mignone nyurwa nawe unyurwe n'ibyo aguha niba umukunda ariko witunga urutoki kwa Gitwaza mureke sibyo niba uri kwa Gitwaza guma kwa Gitwaza wumva ibyigisho bye ugenzurane Bibiliya yawe hanyuma nanone nawe niba utemera kwa Apostle Mignone byihorere igumire kwa Gitwaza wijya kugenzura iby'ahandi cyane sibyo nibyo bizagufasha niba uri kwa Masasu ukaba utemera kwa Apostle Gitwaza utemera no kwa Mignone tuza gumaho Imana yahisemo kuhaba amarangamutima yawe yagumizaho wishaka kurenga umupaka ngo ujye kuvuga iby'abandi udafiteho n'amakuru usebanye ukume kwa Apostle Masasu umukunde ufatanye nawo umurimo w'Imana wubaha umukozi w'Imana n'abandi utabakunda nibiguha uburenganzira bwo kubasebya cyane nawe bizagutuma bizakuzamura mu buryo bw'umwuka ukure neza yego
ariko ibindi byo kujya kugenzura ibyaha ngo kanaka ngo uzi ngo hariya ngo ndabarasa yarambwiye ngo kanaka ngo buriya ngo hari icyumba agira ngo kitajyamo abandi bantu ngo icyumba ngo gitukura ngo icyumba ngo cy'umukara ngo icyumba ufite ukuri wenda seka tubyemere ariko uko kuri nta bihamya bihari ntabyo urabivugira icyo urasebanyiriza iki usanze se atari byo ni umwuka w'abadayimoni ni umwuka w'isebanya w'abadayimoni umwuka w'abadayimoni n'imyuka mibi biba byagukoraniye icyo nemera cyo nta muntu usebya umuntu hari abasebanya inkundarubyino twavuze basebanya batazi n'ibyo ari byo cyane ndabareka duse nk'abagana ku musozo abadukurikiye ikiganiro twabaye nk'ikivangavangamo cyane utuntu twinshi mutubabarire nuko twari twazanyemo n'amarangamutima ubundi akenshi ntabwo tuba tunabyemerewe cyane ariko kandi nanone rimwe na rimwe uko turi gukora analize hari ubwo nawe tubyibazaho niki kibitera ese mwebwe nk'abadukurikiye mubona ari iki gituma abakozi b'Imana basebywa kuri ruriya rwego hari uruhare rwabo bafite ese koko ibyo tuvuga nawe uremera natwe ko aba basebya kenshi hari abantu baba barabanye barasohotse mu nsengero bakoranyemo bakabona nta bundi buryo bwo kumva bakwihorera wenda batarishimiye imikoranire yabo bagakoresha itangazamakuru cyangwa abandi bantu bakaza ku ma YouTube na cyane ko YouTube rwabaye urubuga umuntu wese yisanzuraho ushaka kugutuka niho aza ushaka kugusebya niho aza ukurwaye niho aza ushaka kuguhimbira niho aza ushaka gutwika niho aza ni inzira buri wese akoreshamo ni uburyo mu muyoboro umuntu wese akoreshamo uko ashaka rero ni nayo mpamvu twatangiye kubona bino bintu cyane byagiye bigakomera cyane abantu basigaye batinyuka n'abakozi b'Imana ubundi kera ngo ntago byabaga byoroshye muri biya tubwira ko watungaga umuhanuzi w'Imana ntago wagiraga kubaho kwawe kwabaga ari guke amahirwe yo kuba wabaga ari make cyane ntago byashoboka n'uburega ntago bikorohera umufumo uraguherekeza pe ukavuga uti ese niyihe mpamvu mbona ibi bintu nkora ibi bintu nkabona ntibigira gute ukabona urarwaye urarwaje urapfushije ugize gute biriya biba ari umuvumo hageze ko igihe hakigera ukuri kukavugwa nubwo gitwaza ataza ngo avuge cyangwa Poso Mignoni cyangwa Masasu cyokoza abakristo babo bajya basubiza ariko audience tubaganirize batanga interview gusa ikibazo gusa hari akantu umuntu ashobora kubanengaho ni ukuvuga ngo iyo bamaze kugera hariya hejuru kugira ngo umugereho aguhe n'ikiganiro biba bigoye kandi mbere warabageragaho njye haraho mbumva ntabwo umuntu wese ukwiye kuza ugomba kumuha interview reka nkubwire impamvu hari uzaza adafite umugambi wo kumukoresha ikiganiro cyiza sibyo icyo gihe agafata bya bintu n'ibitari ngombwa akabishyiraho bisaba ko uha umuntu interview ushobora kubonaho n'umwanya wo kubwira ngo ibi bikuremo sibyo basigaye baba bafite media yabo urakoze none se sibyo byiza iyo media rero none se ejo bundi Aposo Gitwaza ntabwo yigeze aha ikiganiro Joel w'iyobokamana byatwaye igihe ariko yaragihawe ndahamya neza ko na Mignoni wenda ashobora gutinda kuguha iyo audience kuhura nawe ngo muganire sibyo ariko byange bikunde wamweretse ko umukeneye cyane kandi akabona ibintu uri gukora ari bizima yaza Masasu ntigeze guha Plaisir kuri Zaburi nshya akamuha ikiganiro kuba babitanga ahubwo twebwe ibyo dusohora bituma hari igihe twebwe badusuzugwa bati uyu muntu wiri kuvuga ibintu nkibi ndamuha ikiganiro mwanya sibyo tujye tureba impande zombi nitukareba uruhande rumwe ngo abantu bimanye ama interview natwe twigarukeho ubundi twebwe ibyo dutanga bimeze biti ibyo dutanga ni ko bavuga ngo ni itangazamakuru rya gikristo iyo utanga ibyo ibiganiro byawe hari ibyo uri gusenya bitari byiza sibyo ariko amakuru utanga uba ufite fact aka kanya niba Aposo Mignoni avugwaho ibintu runaka cyangwa Gitwaza ese wamuhamagaye aguha uruhande rwe cyangwa wizaniye umuntu uvuye aho ngaho ariho hose uramuzanye n'uwamurwanya umukuye ku muhanda ati ngwino nkwera amafaranga akavuga agahimba warangiye ukishimira gushyiraho title ya danger ukishimira kubona views gusa ariko utabanje kureba muri izo mpande zombi cyangwa se wavugishije umuvugizi waho ushinzwe itangazamakuru ryawo ngo agufasha guha amakuru y'ukuri
ibyo byose rero ahubwo ngiye icyo nshima ni iki abantu bashinzwe itangazamakuru nibo bakwiye kuba flexible noneho nabo bakagenzura ese Arnaud ushaka ikiganiro na Apostle Mignone ni muntu ki, ibi navuga bimeze biti, ibi natangaza bimeze biti, sibyo? Naho ubundi mu mategeko y'itangazamakuru tuba twemerewe ko abantu bahabwa aba bayobozi n'abandi bose bafite amazina akomeye bemerewe gutanga ama interview, ariko ugomba kureba n'ubu ugiye kwiga. Rero haraho ntabarenganye, ntabwo ngiye najya kubagaya cyane ngo bibasire kuri icyo kintu, kuko ntabwo haragira ko nge mbasaba, ariko nzi ko ababigerageje bamwe barabibonye. Navuze Joel kuyoboka Imana, uramuzi, Gitwaza yamuhaye umwanya bakoranye ikiganiro, sibyo? Masasu yigeze kugiha Plaisir wo kuri Zaburisha, sibyo? Ibyo byarabonetse na Apostle Mignone hari igihe ajya gahamagara abanyamakuru akaba n'igihe akora ikiganiro akagiha abantu ati mugende mugikoreshe gutya na gutya, ariko none hari ibyo tuba dukeneye umuntu ku giti cye n'undi. Icyo twe twashaka kugarukaho cyane iri sebanya, ni naho tugiye gusoreza, ni no kwirirwa tuvuga cyane abakozi b'Imana, tubasebya tugira dute. Ntabwo akenshi hari impamvu tugiye kuvuga ni nk'eshatu cyangwa enye, ariko reka nibande kuri eshatu cyane. Rimwe, aba YouTubers dukeneye views, ukabikoresha ushaka amaramuko, ugakoresha izina kuko uzi ko ricuruza, sibyo? Indi mpamvu ya kabiri, abantu baba barabanye n'abo bantu bagatandukana batishimye, bashobora gukoresha kamere nyine yazamuka, bakishyura abantu bakabaha amakuru amwe atari nayo, bakaza bakirwa ku ma YouTube basebya, sibyo? Indi ya gatatu, hari n'ibyo ushobora gusanga bavuga ari ukuri, ariko uburyo buyavuzwemo bikaba ari bwo buryo twemera ko butari bukwiriye. Ubundi se byari ngombwa ko niba umuntu ari mubi, niba yaranaguhemukiye, uza kuri YouTube? Cyangwa ikiza wajya mu mategeko, wajya mu mategeko akaba ariho ujya kurwanira kurusha kuza kurwanira kuri YouTube. Kuko uje kuri YouTube tutatubona ko hari ibindi bikuzanye, ni ukwamamara kugira ngo abantu bakumenye. Ni YouTube igiye kukuzamukiraho, cyangwa se yo ikakuzamukiraho, cyangwa ikakuzamura ukabura amenyekanye, abantu bagatangira guhamagara, ukabonye inzira yo kurya. Ama YouTube amwe wasiga atumira abantu bakanabishyura. Bivuze ngo rero hari impamvu nyinshi zabituma, ariko twe dusanga bitari bikwiriye cyane. Wowe udukurikiye rero duhe comment, ese usanga byari bikwiriye ko abakozi b'Imana baseberezwa ku mbuga nkoranyambaga kuri za YouTube muri buno buryo? Ese ni ubuhe buryo bwiza abashumba mu gihe babasebeje bari bakwiye gusubiza? Ese bari bakwiye gusubiza mu buryo nabo bwo kuza kuri YouTube, cyangwa guceceka, cyangwa gukoresha abandi bantu nabo bagasubiza, cyangwa gukoresha abakristo babo? Mudufashe muduhe ibitekerezo kuri comment hasi. Ahasigaye tuzakomeza kwagura bino biganiro byacu. Iyi ni topic numvaga ikwiye kuba na ndende, tukagenda tugaruka kuri umwe ku wundi, ariko tuzi ko uwitwa Julienne, uwitwa Mignone, uwitwa Gitwaza, uwitwa Masasu ni bamwe mu bantu bagiye bibasirwa cyane. Ubwo sinzi ko hari abandi nibagiwe, ariko navuga abo bane. Kandi uko bibasirwa, reka nkubwire akantu gatangaje, uko bibasirwa niko amazina yabo azamuka, niko bagiye bazamuka, niko bagiye bazamuka. Abo bantu baribasiwe, ariko uyu munsi baracyahagaze. Usibye na Julienne ahuye n'ikibazo nk'abandi bose, nta nubwo ari we wenyine, ariko ari ku itorero ry'umutware we, bakomeje gukorana umurimo w'Imana. Nabonye hari ibyagiye bivugwa, bimwe ugasanga sibyo, ibindi wenda birashoboka, ntawamenya. Ariko se icyo bidufasha twebwe kubivuga ku mbuga nkoranyambaga byo ni iki? Ni amakuru turi gutanga. Mbese aya makuru arafasha abantu? Arabafasha iki? Reka dusoreze hano, tuzakomeza. Ndabasa, reka ngushimire. Nagushimiye cyane. Wakoze cyane kumbera umutumirwa, ugadufasha gusesengura kuri kino kintu. Reka dukomeze tukwifurize nawe iterambere. Iriya channel rwose subscribers turabakeneye, yitwa Ndabarasa TV. Hanyuma ibindi tuzakomeza gushyigikirana. Yego rwose. Urakoze cyane. Namwe abari badukurikiye, reka dukongere dusezerane. Nakagaruka. Abari badukurikiye namwe mwakoze cyane, mukomeze mudukurikiye mu bindi biganiro biri imbere. Kora subscribe kuri Urugero TV and Radio Official. Ikiganiro The Gospel Hub. Nakagaruka. Imana mahoro ikomeze kubarinda no kubagirira neza.